kugira isura nziza uyu munsi ntihakagire umukobwa ubikangisha, ahubwo uzakangishe ko ufite ubwenge bwiza bwo kurinda isura nziza yawe. Akantu murakumvise? Umuntu utubaha abantu muzabona ko nawe atajya yubahwa. Gerageza usaba Imana ikumanurira ikinyabupfura cy'ijuru. Umuhungu udafite icyo amaze abyara akaga, ariko umukobwa udafite icyo amaze ntabwo abyara akaga gusa, ahubwo arongera akanakonsa. Amashuri yose wakwiga, ubwenge bwose waba ufite, karitsiye wavukamo iyo ari yo yose, bene wanyu bakomeye muri leta cyangwa mu idini abo ari bo bose, udafite umugisha w'Imana upfa nk'imbwa. Ntabwo kuba ababyeyi bawe baguhindutse cyangwa umuntu mwakundanaga yaguhindutse, umugabo wawe yaguhindutse cyangwa umugore, bivuze ngo automatically no mu ijuru byagize gute byahindutse. Oya, Dawidi amaze kumenya ko ijuru rikimureba nk'uko ryamurebaga nyuma y'uko yihana, yaravuze ati ndakomeza ncungane n'ibi ndabishoboye. Buriya hari igihe uba mu kibazo ukagira ngo uko urimo kukibona n'ijuru ryagize gute ryarahindutse. Ujye usenga cyane uzasanga ijuru ritahindutse. Ntabwo Kigali iyo yaguhindutse ijuru ryo riba ryagize gute ryahindutse. Iyo udafite Imana ibibazo usize i Kigali ubisanga muri Amerika, ukavuga utari ko ibi bintu bizahora binkurikirana. Iyo udafite Imana ibibazo wari ufite uri umukobwa wambara imyenda y'umweru y'umugeni, abantu bakavuga bati urongowe na bosi biciyemo, wagera mu rugo ugasanga bwa burushyi bwawe bugize gute nabwo bwambaye ikanzu y'ubukwe buri mu rugo. Imana niyo itanga garanti tuzamara mu by'agakiza, ntihakagire umuntu. None se tujya gukora n'ubukwe n'iminsi tuzamara mu rushako bakayipanga ngo nta myaka 3 bazamarana, mugakora anniversaire y'imyaka 10-15. Icyo nshimira Imana buri gihe yongera igihe kiruta icyo abantu baduhaye. Ugomba kumenya ko ugomba kuzajya iwawe mu rugo rwawe uri umuntu utarangijwe n'ubusambanyi, uri umuntu warinze ubuzima bwawe, ubuziranenge bw'umubiri wawe niyo izaba impano ikomeye uzaha uwo mwashakanye.